hari nayo ndaho hanze abantu baraturi bakabona turi ibigoryi. Rero abantu barifata ngo bakajya mu rusengero ngo bagafata amafaranga yabo ngo bakayaha pastori. Ntabwo dutanga ibya 10 tubiha pastori. Mumbabarire, Imana ivuga ngo mujye mu icya 10, ntabwo icya 10 ari cya pastori. Pastori yaba umwana mwiza yaba umwana mubi yakunda yanyanga ntabwo azamuza gutanga icya 10. Kuko icya 10 cyangiye yishyize hari ariko rero mbigisha ku kintu. Ntugatanga icya 10 rwose ngo kigende gutyo. Nufata telefone yawe ujye ubanza uvugane n'Imana ubwire ngo rero Mana, muri iyi telefone kuri momo harimo ikintu, kandi ibi byose ibyo mfite niwe wabimpaye, n'ibyo ndibyo niwe wabimpaye. None Mana, aya mafaranga ndayakoherereje kandi ubwo nyohereje nkoze ibyo wantegetse gukora, nawe nkorera ibyo wasezeranije kuzakora. Haleluya. Jye kuri bure ngo nyasengera amafaranga. Iyo watangiye gutekereza gutyo wumva wowe n'Imana mubirimo, kandi ukabuze ngo hari icyo Mana, hari icyo ntegerejeho nanjye icyo gutegerejeho. Jewe ngitangira gutanga icya 10 kuko ndimo ndasoza nari umukatolika, kandi uri muri katolika bibatanga icya 10, ariko nakijwe gusoma Bibiliya. Noneho uko nsomye Bibiliya bagira ahantu hasitara ku cya 10, hagera ahantu hasitara ku cya 10 ngeza aho dukora wetinde Bibiliya systematique guhera ku itangiriro ngeza ku byahishura. Noneho mfata icyemezo cyo kujya ntanga icya 10. Ndagenda njya kwa padiri mushyira icya 10. Icyo gihe nayo 2025 yari umupadiri w'umuzungu ari kuvuga ikinyarwanda, namwe padiri narinzanye icya 10 ati cyo ni igiki? Ni icya 10 nyine, ati ni igiki nyine? Nasomye muri Bibiliya yuko umukristo agomba guha Imana icya 10 cy'ibyo yungutse byose, kandi Imana nayo ikamugisha. Oya, twebwe tuzi ituro ry'umukristo n'ituro rya kiliziya, ibyo bya 10 ntabyo tuzi. Ntabwo rero namenye uko mbigenza, ndabona kugeza ndabona ko ubona ko atari padiri wabigishije ko kari akabox baturiramo kanci imbere buri gihe buri kwezi nzajya ngeshyiraho. Ariko nsezerana n'Imana kuko nayo nabisomye, ndende n'uvuga Imana ngiye kujya mu icya 10. Hari ibintu ndambiwe mu buzima bwanjye. Ufite umuntu witwa Nyirinzu, uyu kwezi kwajyaga gushira Nyirinzu yarazaga gukomanga ku idirishya, rutahise rantwanekara. Ndashaka kwibutsa yuko ejo bundi ukwezi kuzaba kwapfuye nzasange amafaranga yanjye afite. Abasore twabanaga n'igihe bikaga amafaranga kugira ntamanga inzoga. Nsezerana n'Imana, ndende n'Imana hari ibintu ndambiwe. Umunsi nzaba mfite umugore ndyamanye n'umugore mu gitanda, ntihazajye umuntu nkomangira ku idirishya ryawe aragasuzuma. None rero ugiye kujya mu icya 10, ariko nanjye nijya kurongora uzampa inzu. Uko ntanze icya 10 nabwira Imana, iyi ni avance ku nzu, ndaguha icya 10 ariko nawe ukampa inzu. Uko nsenze natanga icya 10, umva Mana ndakwibutsa ibyo twasezeranye, ni icya 10 nanjye ukampa inzu. Icyo nakubwira nuko narongoye nyifite.